Oh, hello, this is your Papa Danny again. I greet you everywhere you are. I greet you, mom. I greet you, brothers and sisters. I greet you, ladies and gentlemen. This is your Papa Danny again. The thing was, this is Ascension. You have to follow us, please. Thank you for everyone who's made this subscribe on our TV Narada 250. Yes. Ndabasuje rero inshuti bakunze b'ikiganiro Think Wise aho uherereye hose, ndagusuje cyane. Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro cyacu The Think Wise. Uyu munsi tugiye kubahereza tips idasanzwe. Iyi tips rero ushobora kuvuga ngo ni iyihe? Iyi tips iraba igaragaza itandukaniro riri hagati y'umugore cyangwa se umufasha. Ese mu rugo iwawe ubana nande? Turi kuvuga ku gitsina gore. Ese iwawe ubana n'umugore cyangwa ubana n'umufasha? Ushobora kuba utazi rero ibiranga umugore cyangwa se ibiranga umufasha. Muri iyi video y'iminota 5 tugiye kubanza dusobanure umugore ninde, umufasha ninde. Ese n'ibiki biranga umugore, n'ibiki biranga umufasha? You are welcome. Kandi shimire buri muntu wese wakoze subscribe kuri Narada 250 TV, abadukurikirana kuri TikTok Papa Danny again. Nizere ko mumeze neza, Imana y'amahoro ibahereze umugisha. Ijambo umugore rero, ijambo umugore ni ijambo riva ku nshinga yitwa kugora. Ukibyumva neza uri kumva ko harimo akantu kitwa kugora. Buriya abantu benshi bazi gutekereza neza, thinking wise like us. Abantu bose bakoze subscribe kuri Think Wise mwumva ko muri abantu b'abahanga cyane. Iyo niba biva ku nshinga kugora, bisobanuye ngo umugore ni umuntu ugorana. So ibyo bitanu hehe rero niki n'umufasha. Nawe nureba mu rugo uzamenye niba uri kumwe n'umugore cyangwa se umufasha. Muri Bibiliya mu itangiriro ibice byaho 2 ku murongo wa 18 niho Bibiliya ivuga ngo ibonye ko umuntu atari byiza ko wenyine imuremera umufasha umukwiriye. Umufasha n'ugukwiriye ni umuntu uzaza mu buzima bwawe w'igitsina gore. Ndikubwira abagabo, ni umuntu uzaza mu buzima bwawe akaza nk'itafari rije kukubaka, apana rije kugukonsoma. Ni umuntu uzabasha kwakira, kumva ko aje kwakira iki inshingano, like nkuko yumva ko abagabo nabo bafite iki inshingano. Yumva ko umugabo afite inshingano, ariko umufasha nawe yumva ko hari inshingano agize ate afite. Ntabwo aza nk'umukonsomateri, ariko umugore abaho nk'umukonsomateri, abaho like nk'umuntu ufite imashini akoresha. Umvise, uwo ni umugore. Abaho ntacyo yitaho kubera ko ntabwo ari ubiproducinga. Abo bantu kenshi bakunda kuba mu ngo zikomeye, ariko abafasha bakunze kuba mu ngo zikennye. Uko muzajya mugenda mukurikirana rero ibiganiro byacu, muzajya mugenda mumenya byinshi, mwunguka byinshi. None se wowe wungutse iki koko? Se ibintu mvuze umvisha ari byo? Duhurire muri comment. Kandi izere ko namwe ibyo muzajya mutekereza mushaka ko tuvugaho muzajya mugenda mukurushaho kubitubwira. Muzajya mutwandikira kuri nimero ziri kuri screen, zino kuri WhatsApp, ubundi tujye dukomeza kugenda tubana. Iyi session wayakiriye ese ni nziza, tuyikomeza. Nizere ko rero muri amahoro kandi mwasobanukiwe umugore umufasha, itandukaniro ryabo mwaryumvishe. Rero abantu bakenye muri kubyumva ko hari igihe rwose niba umuntu wawe mwibanira yarakwikundiye mu bushobozi bwawe, akaza akamenya ko niba ari kiyede mugiye gutera, mugiye kugitera mugahuriza hamwe, niba ari mugiye guhingira abantu, aho hantu hagaragara yashusho y'ubufasha. Ariko abantu kire kubera ko kenshi amuzana afite amafaranga, niyo agiye gutereta ateretesha amafaranga. So means that ntabwo amaking ashobora ko azanye umugore cyangwa se azanye umufasha. That's why rimwe na rimwe usanga babana ugasanga kubana biranze. So kurikira ibindi biganiro byacu, ndabakunda cyane. Ciao ciao, the Think Wise again.